Hello guys, hello friend, welcome to MI Tech Hub. Now, nkuko mubizi rero hano kuri MI Tech Hub ni home of technology, twiga ibijyanye na technology byose. Nkuko mubizi AI ni ikintu kirimo kirafata intera nini aba mu buzima bwa buri muntu wese. Twese turimo turakoresha AI haba kubibaza ibibazo, haba kudufasha mu byo dukora byose. Ariko hari abantu barimo kuyibaza nabi cyangwa se kuyiganiriza nabi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe isomo ryitwa prompt engineering, izo ni mu ndimi z'amahanga, cyangwa se uko waganiriza AI neza. Iyo tuvuze uko waganiriza AI neza, ni uburyo ushobora kuganiriza AI ikaguhereza ibyo ushaka. Kandi guys, tutaratangira mwibuke ko AI zifite ubuhanga buhanitse, zishoboye ibintu byinshi kandi bishoboka, zishoboye zifite capable iri ku rwego rwo hejuru. Niba ushobora kuyihereza ifoto ikayumva, niba ushobora kuyibwira ifoto irema ikayirema, niba ushobora kuyibwira video irema ikayirema, so ukumva ko ni ikintu gikomeye. Bishaze ngo ziba zifite amatoni y'amadata, zifite ubwenge bumeze nk'ubw'umuntu ariko zidakora nk'umuntu, ku buryo yewe buruta n'ubw'umuntu, kwanza buruta ubw'umuntu, kuko zifite amadata yose abaho. Niba urimo kuyibaza business, urimo kuyibaza iby'ishuri, urimo kuyibaza politiki, urimo kuyibaza ibiki, ishaka kuguhereza everything. Murabona ko AI irimo irahindura isi umunsi ku wundi. Bishatse kuvuga ngo ugomba kwiga kuyiganiriza, ugomba kwiga kuyikoresha, ugomba kwiga kuyikoresha ukayikoresha neza, ukabona ibisubizo byiza. Now agiye muri menshi nkuko mubibona, tugiye kwiga uko waganiriza AI neza. Ubumenyi bwa mbere bugufasha guhindura AI umukozi w'umuhanga. Now hari igihe uri kubaza AI, mwese murabizi, hari igihe uri kubaza AI ugasanga iguhaye ibintu bimeze ukuntu, ugasanga rimwe na rimwe iragucanze. Bikunze kubaho, niba byarakubayeho ubyandike muri comment, ugasanga uyibajije ibintu ikagusubiza ibiterekeranye cyangwa ntiguhereze igisubizo ngo unyurwe neza. So icyo dushobora kwibaza, ese kuki bundi ibi bibaho? Mbere yo kubaza AI ugomba kubanza kumva uko AI ikora muri rusange. Abenshi bayibona nk'imashini isubiza gusa cyangwa se idasobanukiwe. So iyo utayihaye amabwiriza asobanutse ikora amakosa cyangwa igahimba ibibazo. Now iyo iguhaye ibintu udashaka cyangwa se iyo yibajije ibintu ntibiboneka igahimba igenekereje n'ibyo wayibajije, ibi ngibi babyita hallucination. So hallucination ni uburyo uyibaza ikabura data cyangwa se ikabura ibintu biri exactly ibyo yibajije bitewe n'uburyo wayibajije nabi, ikaba yahimba ibyayo cyangwa se ikagenekereza ikagira ibyo guhereza. Rimwe na rimwe ugasanga ntibihuye n'ibyo wayisabye. Now rero icyo ugomba kumenya, AI ugomba kuyifata nk'umukozi mushya w'umunyabwenge ufite. Ni ukuvuga ngo ugomba gufata AI nk'umukozi w'umunyabwenge wasomye ibitabo byose bibaho byo ku isi. Urumva, nk'umukozi w'umunyabwenge wasomye ibitabo byose byo ku isi ariko utazi na gato icyo wowe ushaka. Niba umuntu afite ubwenge bwose bubaho akaba atazi icyo wowe ushaka, ni ukuvuga ngo kugira ngo nyine aguhereze ibyo ushaka, kugira ngo muri bwa bwenge afite agusubize ibyo ushaka, nuko ugomba kumubaza neza cyane. Nawe ikindi rero ugomba kumenya, niba wa muntu rero ufite ubwenge bwose bubaho, mubwiye gusa ngo for example hano twiga gukora urugero website, ukajya muri AI ukayibwira ngo nkorera website wenda ngicuruza inkweto. What does it mean? AI ifite ibintu byinshi, ifite amadata menshi ku buryo kugukorera website ikora inkweto ipfa kuzana nyine ibintu biraho ngaho. Kuvuga ngo AI noneho izagenda ikore ibyo yishakiye, bishobora no kutagira akamaro umushinga wawe cyangwa se bishobora no kudahura n'ibyifuzo byawe exactly wowe ukeneye. Nawe no kuvuga ngo rero kugira ngo ukoreshe AI neza hari ibyo ugomba kumenya. Hari ibyo bita principles cyangwa se prompt engineering principles. Now reka tumaze twumve tuvuze prompt ni amabwiriza cyangwa ikibazo wandikira AI nka ChatGPT cyangwa se za Gemini. None iyo tuvugiye rimwe ngo prompt engineering ni ubuhanga bwo guha artificial intelligence cyangwa se AI amabwiriza asobanutse kugira ngo iguhe igisubizo cyuzuye kiri accurate, ngo kugira ngo iguhereze ibisubizo byuzuye kandi byanyabyo bijyanye n'ibyo ukeneye. Yewe bishobora no kurenga byiza ku bijyanye n'ibyo ukeneye, kuko like ntagiye urabaza AI like ukayibaza ikintu cyangwa ukayibaza ifoto ukaba wumva ko nyine iri buze kuguhereza ifoto ugasanga iguhaye ifoto nziza ugereranyije niyo wari witeze. So ukuvuga ngo rero aho ngaho iyo tuvuze prompt engineering ni ubumenyi bwo kumenya kubaza AI ku buryo iguhereza ibisubizo byiza byuzuye bifite n'ubuziranenge. Now
rero muri prompt engineering hari formula ugomba gukoresha. Iyi formula ni formula yoroshye cyane, kugira ngo ukoreshe neza AI ugomba gukoresha iyi formula ibanze. Iyi formula yitwa RTSF. RTSF ni akantu koroshye cyane, ni mumve bimeze gutyo ngo ugire ngo ni ibintu bikomeye. RTSF wenda turagenda tubibona, ariko icyo ugomba kumenya, wowe urafata ijambo RTSF, noneho buri nyuguti ifite ikintu ihagarariye. Tugiye kubireba, reka turebe inyuguti ya mbere. Inyuguti ya mbere ni LOL. Ngo ugomba kubwira ugomba guhereza AI ukayibwira uwo yitwara nkawe. Ibi kwibaza ijambo ry'Imana, ugomba kwibwira ikakitinga nka pasiteri nyine, nk'umupasiteri ubizi neza wuzuye. Ibi kwibwira ngo yandike acting nka mwarimu iri kukwigisha. Nyine yibwire ya acting nk'umwarimu, tuvuge nk'umwarimu w'imibare, umwarimu wa physics, umwarimu wa coding, umwarimu w'iki, you know. So no kuvuga ngo kugira ngo AI gusubize neza, turimo gukoresha ya formula ara isobanura role. Nuko ugomba kwibwira uwo yitwara nkawe. Ukuvuga ngo ba expert, act as expert teacher in mathematics, act as senior cyangwa se expert software developer, and you know ugomba kwibwira uwo acting nkawe. So twabonye ko ari RTSF. Noneho reka turebe T isobanuye ngwiki. T isobanuye task. Aratwabonye ko isobanuye role, and then T isobanuye task. Task noneho ni exactly the input, igikorwa noneho ugiye kuyisaba. Maze kuyibwira uwo yitwara nkawe, noneho ugiye ukurikiye kuyibwira igikorwa igiye gukora. Ugomba noneho kuyibwira ibyirakora neza, ibyo igiye gukora, like iki ugomba gukora neza kandi mu buryo bwumvikana, icyo urimo kuyisaba exactly. So now ya C, RTC F, tugeze kuri C. C ni context. Undi tuvuze context ni like nk'uburyo cyangwa se ibintu iri bubitware, cyangwa se context mu kinyarwanda kizima sinzi ko nabivuga, ariko ni nk'amakuru y'inyongera. Nuko ngo uburyo, nuko ngo tuvuge ko wenda tuvuge ko turi kohereza imodoka ahantu, and then tubwira ngo nubwo ugiye aha ugiye gukora ibi ugakora ibi, ariko noneho ugendere kuri uyu muvuduko, cyangwa se ntugendere kuri uyu muvuduko. Muha amakuru amufasha kumva ikibazo cyawe byimbitse. So now hano iyo tuvuze context, ni bwa buryo noneho bwo kuvuga ngo wenda ndimo nabwiye AI ngo acting. So okay, tugiye kubireba kwanza imbere na examples kanze tubirebe kuko byose nagiye mbitegura. Noneho format noneho ni imiterere y'uburyo ushakamo cya gisubizo cyawe. Umpereze full detailed, nuko ngo noneho umpereze ibintu birambuye, cyangwa se ibingibi ubishire muri tables, cyangwa se ukore graph, cyangwa se ukore ibiki by'umwihariko nk'abantu bafite za ChatGPT Pro, za Gemini Pro n'izindi AI zikomeye cyane. Ushobora kwibwirika gukorera ikintu kizima kigaragara, cyangwa se ifoto ibigaragaza neza, nyine like ni format nyine, cyangwa se uburyo ushakamo cya kintu cyawe nyine. For example, twakwibwira ngo nshaka igisubizo kiza giteye, like urugero amakode gusa, cyangwa se kora table, cyangwa se kora you know, ariko niba urimo kubyumva neza format, uburyo noneho igisubizo ibyo uri buguhereze nyine biraza bimeze uti, kuko iyi F ni format, ni final. Wamaze kuyibwira role, wamaze kuyibwira task, wamaze no kuyereka context iragendera muri kugusubiza, noneho format ibyo uri buguhereze byose biraba biri mu buhe buryo kugira ngo ibiguhe neza guys. So reka turebe ingero, noneho tugiye kureba prompt nziza na prompting. Now urugero, for example, andika email isaba akazi. You know, iyi ni prompt mbi cyane. Ugiye muri ChatGPT cyangwa se Gemini, nizo AI ndimo gukunda gutangaho urugero. Urayibwiye ngo nyandikira ngo email ngo isaba akazi. What is this? Ingaruka izagwa email ndende cyane, irimo amagambo akomeye kandi itajyanye n'icyo wize. Yes, now numara kwandikira AI like andika email isaba akazi, hano nuko ingaruka nyine izagwereza email iraho ngaho nyine itagira context, itagira format, uko nyine ya mategeko cyangwa se ya formule twavuze nayo wakoresheje. Now reka turebe noneho neza prompt nziza. Reka turebe prompt nziza. Urayibwiye ngo wowe uri inzobere mu kwandika email, andika email isaba akazi ubuyobozi. Now vuga ko mfite uburambe bw'imyaka 3 mu gukora ama website, yandike mu magambo make, inyure mu ngingo kandi yubashye.
nizera ko urimo kubyumva neza. Ukuvuga ngo role turayibwiye ngo acting nk'inzobere mu kwandika email, and then task igiye gukora ni kwandika email isaba akazi. Context ni ukuvuga ngo nuko iragaragaza ko ifite uburambe bw'imyaka 3 mu gukora ama website. Format ni uko igomba kuyandika mu magambo make kandi mu ngingo cyangwa se mu buryo bwiyubashe. Now ntekereza ko bya bintu noneho yafomera mu yumvise. Dukoresheje example, I think ko yafomera now everyone ayumvise. Now real world example, wenda nk'abantu dukora iby'ama website hano ushaka kugira ngo coding ikora website y'inkweto izakuzana nyine like random generative code, ibintu nyine bivangavanze, you know. Ariko noneho nukoresha ntuza nziza, urabona ko ni guhereza akagakweto cyangwa se ni gukorera akakantu zabugukora akantu kitwa kuko ikindi guys, ku bantu twiga hano coding, gukoresha AI ni byiza ariko ukayikoresha uzibyire kuguhereza ibirimo kuyibwira ngo guhereze JavaScript and then ikaguhereza ibintu ikagukorera ikintu cyiza ariko utarimo kucyumva, ni ikibazo gikomeye. Tugomba kumanza tukiga. Ikindi turimo gukora website ya MI Tech Hub, even no muri channel description irimo mu isure hari amasomo tugiye kujya dushiramo ibintu byiza, turimo gutegura ibintu byiza cyane. Now reka turebe noneho ntuza nziza, prompt nziza, tuvuge nkatwe dukora ibintu by'ama website. Urayibwiye ngo wowe uri senior front end developer, front end mu abazi n'abantu bakora kuri website nyine ibice by'inyuma bigaragara ba designinga website. Kora React component. React ni framework ya JavaScript. React component yerekana ikarita cyangwa se card y'igicuruzwa cy'inkweto. Iyi component igomba kwakira props. Props ni React code, no kwanga niyo dukoresha turimo kwakira data. Ibi ni ibintu nzaje nasobanura mu gihe kiri imbere cyane abo twigana hano. Koresha Tailwind CSS. Ikindi makode isobanutse gusa ikora neza n'amagambo menshi inyongera abanziriza. Ubanziriza no kuvuga nk'uko ubibona twayibwiye ko acting as senior front end developer, igakoresha task igiye gukora no gukora component cyangwa se component card cyangwa se mu kinyarwanda umuntu ashaka kubivuga no tubyumva, ariko component card ni React ikozwe mu bintu by'ama component niyo tugenda dukoresha. Tuvuge niba dufite nk'inkweto 1000 ubwo tuzadufite nka component 1000 nk'izi ngizi nyine niho uzasanga website ari nini cyane. Noneho context none ikirakoresha turakubwira ngo koresha Tailwind CSS, and then noneho format irabiguherezamo impakode zisobanutse zikora neza nta magambo menshi inyongera arimo. So guys, thank you so much. I think ko now icyo ugomba gukora no gutangira gukoresha AI neza ukayibyaza umusaruro guhera uyu munsi. So I hope this video was really helpful. Mwibuke gukora subscribe, like, share guys. Iyi website YouTube channel ya MI Tech Hub iri hano kugira ngo ibagezeho ibintu byiza cyane. Now this is MI Tech Hub. Iyi video twayi recordinze dukifite MI Tech Hub, tugifite MI Tech Academy. This is MI Tech Hub, home of technology. Niba iyi video yagufashije kora subscribe, like, share na comment. Thank you so much guys. Remember to subscribe, like, share and comment.